Haleluya, haleluya. Ni mwene so Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel ugarutse kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana, ijambo ryo gushyigikira no kubaka umuryango w'Imana. Tusanga muri Zaburi 130 umurongo wa 5 hagira ngo ntegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza, kandi ijambo rye niryo niringira. Hano rero turiga ku ijambo gutegereza Uwiteka. Tugiye mu bijyanye n'umuryango, usanga mbere y'uko umuryango ubaho dushatse kuwutangira, habaho umusore hakaba n'inkumi. Icyo gihe rero mbere y'uko bubaka umuryango, ndetse ko nabo baba baturuka mu muryango nyine birumvikana, umusore ategereza igihe azabonera uwo bazubakana urugo, kandi n'inkumi nayo igategereza umusore bazashyingiranwa. Birumvikana rero ko aho ngaho naho harimo ikintu cyo gutegereza mu bukumi bwabo, mu busore bwabo, kugira ngo bazubake urugo rwiza. Hari byinshi bagomba kwihanganira muri urwo rugendo, bagategereza kugeza igihe igihe cy'Uwiteka Imana kikagera bagashyingirwa. Niyo bageze mu rugo kandi bagira byinshi bategereza abana. Hari abamara imyaka n'imyaka na 20 n'imyaka 20 barayitegereza, bategereje iki? Umugisha w'Imana. Kuko iyo bashyingirwa ari umusore n'inkumi, kubona abana ni umugisha Imana ibaha. Uwo mugisha rero Imana iyo yawubageneye, bategereza abo bana bakabona urubyaro, bakabona umugisha w'abana. Abana ni umugisha w'Imana. Nanone kandi iyo bari mu rugo, hari byinshi, hari ibibazo byo mu rugo biba nabyo bishaka ko dutegereza, ukihangana kugira ngo bishobore gukemuka. Mu rugo rero uretse gutegereza abana, ushobora no gutegereza ko iki n'iki, ingeso iyi n'iyi ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe ihinduka, ugategereza wihanganye kugira ngo ushobore gutunganirwa muri uwo mubano wanyu mwembi. Harimo rero gutegereza kugira ngo Imana igire icyo ikora mu rugo rwanyu, mu bibazo bitandukanye. Ukagera kwihangana, ukagera gutegereza bya bibazo byo mu muryango, aho washatse, haba mu bibazo mu baturanyi, ukasenga Imana kugira ngo Imana igende ikemura ibibazo ibi n'ibi byaba bikubogamiye mu kubaka urugo rwawe. Kubaka rero urugo mu kurwubaka bishaka ko uretse umugabo n'umugore bategereza, buri wese agategereza kw'iki Imana izajya ikora. Hari ibyo Imana ishobora kugukorera, yenda ihindura ingeso z'umugabo wawe cyangwa ihindura ingeso z'umugore wawe, ugategereza wihanganye kugira ngo Imana igire icyo ikora. Urumva rero birashaka ko urugo kugira ngo urwubakwe neza, birashaka ko wihangana ugategereza. Iryo jambo ritubwira ngo tegereza Uwiteka, umutima wanjye urategereza. Utegereza igihe Uwiteka izahindurira iki n'iki, ikagishyira mu buryo bwiza, nk'uko wagiye uyisaba nyine, kugira ngo uyisenga kugira ngo iguhindurire ingeso y'uwo mubana, kugira ngo urusheho kunogerwa n'ubuzima mubayemo. Rirakomeza kandi rivuga ngo kandi ijambo rye niryo niringira. Haleluya. Icyo Imana yavuze ku rugo rwanyu, icyo yakuvuzeho, ugomba kukiringira.
Kwiringira ni ijambo rikomeye nanone rijyanye no kwizera, kuko ibyo kwizera ubivuga none icyo Imana ikubwiye, ijambo usomye ukaryizereramo niba ugiye gusenga ukizera, ariko ibyo Imana yagusezeranije mu gihe kiri imbere uzaguha, niba wari umusore ikakubwira abana, wiringira ko uzabona abana. Kwiringira rero ni iby'igihe kiri imbere. Iyo dusomye gusobanurwa kw'ijambo kwizera dusanga mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere, bisa naho ari nk'ubusobanuro bwo kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyiringirwa rero ukamenya rwose ibyiringirwa, aho rero harimo ibyiringiro, ibyo tumaze gusoma. Ni ukuvuga ngo ibyo wiringira uvanamo gushidikanya uko ariko kose, ukamenya ko uko ni ukwizera. Rero ni ukuvuga ngo mu kwizera ibizaza nibyo ugiramo ibyiringiro, ukagira Uwiteka ukamwiringira uzi neza ko ibyo yavuze bizasohora. None rero twagira ngo tubaze, ese mu rugo rwanyu, mu busore bwawe, mu rugo wubatse, ese ufite umutima utegereza? Ufite gutegereza Uwiteka? Ese ijambo yakubwiye, ijambo rye uraryiringira? Ufite ibyo byiringiro muri wowe yuko Imana ishobora byose, hari byinshi izahindura kugira ngo urusheho kuryoherwa n'ubuzima? Haleluya! Reka rero tubashishikarize gutegereza Uwiteka, gutegereza igihe cy'Uwiteka no kwiringira ko ibyo yavuze bizasohora, kuko Uwiteka ngo ijambo yavuze ngo iriragirisha inkoni. Haleluya! Kugira rero umutima utegereza, umutima wihangana, nibyo bikwiriye abana b'Imana, nibyo dukwiye kugira mu muryango wacu. Bityo ukagira ibyiringiro, ugategereza Uwiteka, ukagira kwihangana. Urumva kwihangana rero ni ijambo nanone rikomeye cyane riri mu gutegereza, kuko gutegereza ugomba no kuba ufite kwihangana mu byo ucamo, ukihangana kugira ngo ukomeze urugendo. Rurakomeye, urugendo rugana mu ijuru ntabwo rworoshye, bishaka ko utegereza Uwiteka igihe cye, igihe azakorera, ukagira kwihangana. Isezerano rero ry'Uwiteka Imana yacu, byanze bikunze ibyo yavuze bizasohora. Niyo mpamvu tugira kwiringira Uwiteka, tukagira ibyiringirwa nta gushidikanya ko bitazaba. Kandi rero ngo ibyo tutabona, uko kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo utabona, abo bana Imana yakubwiye uzagira, umuryango mwiza Imana yakusezeranije ko uzagira umuryango, urugo rwiza, ibyo ntugomba kubishidikanyaho, kuko nta rugo buriya rutaba rwiza. Mu gutegereza rero kwacu, mu gutekereza kwawe, reka dutegereze igihe Uwiteka mu gihe cy'Uwiteka, kugira ngo ashobore gukora ibikomeye, ahindure ibibazo biri mu rugendo rwacu, kugira ngo byose tugende muri uru rugendo turukomeze tunezerewe. Mu izina rya Yesu, Imana ubahe umugisha. Amen.